Ndabashuje mbifuriza n'ikaze inshuti mwese mudukurikiye uyu no mwanya tubagezaho iteganyagihe riba ryateguwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda mukaba mugiye kubigezwaho nanjye Frank Rusangwa. Kuri uyu munsi turarebera hamwe iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 Ugushyingo 2022, turebe amasaha mu gitondo, turebe no ku masaha y'igicamunsi, ndetse tuze kureba n'iminsi 5 iri imbere uhereye kuri uyu munsi ku itariki ya 9 kuzageza ku itariki ya 13 Ugushyingo 2023. Ku munsi w'ejo rero biteganyijwe yuko mu gihugu cyacu tuzagira ibicu byiganje cyane cyane mu masaha ya mu gitondo, naho ku masaha y'icamunsi biteganyijwe yuko ibyo bicu biziyongera ndetse bigatanga n'imvura mu turere tugiye dutandukanye tw'igihugu. Umuyaga wo uzaba uturuka mu bice by'uburasirazuba ugana mu bice by'uburengerazuba bw'igihugu. Turebye mu ntara y'amajyepfo biteganyijwe ko ku masaha mu gitondo tuzaba dufite ibicu byiganje nkuko nabibabwiye. Ubushyuhe buzabura hagati ya °C 14 ndetse na °C 16. Naho mu ntara y'uburengerazuba biteganyijwe yuko naho tuzaba dufite ibicu byiganje mu masaha mu gitondo. Ubushyuhe buzabura hagati ya °C 11 ndetse na °C 16. 16 zizaboneka mu karere ka Rusizi, naho 11 ziboneka mu karere ka Nyabihu, ari nako kazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere mu gihugu. Mu ntara y'amajyaruguru biteganyijwe yuko tuzagira ibicu byiganje naho masaha mu gitondo. Ubushyuhe buzabura hagati ya °C 12 ndetse na °C 15. Masaha mu gitondo akarere ka Rulindo mu ntara y'amajyaruguru niko zaba gashyushye, naho akarere ka Musanze hakazaba gakonje ugereranyije n'utundi turere two mu ntara y'amajyaruguru. Mu ntara y'Iburasirazuba naho biteganyijwe yuko tuzagira ibicu byiganje mu turere twose tugize iyo ntara. Ubushyuhe buzabura hagati ya °C 15 ndetse na °C 17. Akarere ka Ngoma niko kazaba gashyushye mu mataha mu gitondo ugereranyije n'utundi turere two mu ntara y'Iburasirazuba kazagira °C 17. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe ko mu masaha mu gitondo nta mvura izagwa, ubushyuhe bwo hasi buzagera kuri °C 17. Uko umunsi uzagenda ukura biteganyijwe ko mu ntara y'amajyepfo bazagira imvura mu duce tugiye dutandukanye tugize iyo ntara. Naho mu ntara y'uburengerazuba naho biteganyijwe yuko bazagira imvura mu turere twose tw'iyo ntara. Ubushyuhe bwo hejuru buteganyijwe buzabura hagati ya °C 23 ndetse na °C 26. Naho mu ntara y'amajyaruguru biteganyijwe ko naho tuzagira imvura mu masaha y'igicamunsi, ndetse n'ubushyuhe buzabura hagati ya °C 23 ndetse na °C 24. Mu ntara y'Iburasirazuba biteganyijwe ko naho hazagira imvura ku masaha y'igicamunsi. Ubushyuhe buzabura hagati ya °C 26 ndetse na °C 28. Akarere ka Nyagatare, akarere ka Gatsibo n'akarere ka Bugesera nibwo buzaba bushyushye buzagira °C 28. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe ko tuzagira imvura ku masaha y'igicamunsi. Ubushyuhe bwo hejuru buzagera kuri °C 27. Naho uhereye kuri uyu munsi kuzageza ku itariki 13 biteganyijwe yuko ikirere cy'u Rwanda kizakomeza kwiganzamo ubuhehere ndetse bigatanga n'amahirwe yo kugira imvura mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, cyane cyane mu bice by'intara y'amajyaruguru, ibice by'amajyepfo y'intara y'Iburasirazuba, ibice by'amajyepfo ndetse n'ibice by'uburengerazuba kimwe n'umujyi wa Kigali. Nsoze babwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa isaa 11:35 za mu gitondo rikarenga isaa 11:54 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru iteganyagihe, naho utamugire ibihe byiza.